ariko nituza muri za 80 hari utuntu twinshi twagiye tuba muri 80 hari stories abantu barakundaga kureba ama televiziyo cyangwa se bakundaga gusoma ibinyamakuru cyangwa kumva ama radio hari story bagiye bumva nk'ubwo muri za 80 na rimwe of course nawe kuri icyo gihe nawe wari uhari uribuka n'intambara za Saddam Hussein Iraq na Iran uzo ngizo nizimwe footage umuntu agiye kureba hano kanya gato so Johnson reka tuze tujye kuri izo dance harimo za hip hop harimo za new jack swing harimo n'izindi hariyo na lift ya chicken dance twagiye yes okay sawa aha Roger Rabbit, Tom and Jerry, and you in the story, Fly Girls, you're in the style. Harimo Bismarcky, you're now in the style. Actually, I must tell you, nation. Harimo Robocop. Story isn't it still in the only dance that I'm going to it's called Rooftop. It's called the Wop. Baseball bat. Look at the one house party. The Crib. Bart Simpson. Zose zile na style zigiye zitandukanye. Cabbage Patch. Harimo the Filler. New School Shake. Old School Shake. So you see, this is the styles that ango harimo style harimo style ango zigera kuri 10 that's New Jack throwback. Reka tugenda kuri iyo style ingine none New Jack Swing none ya style atangijwe na Teddy Riley so anga uraza gusangamo bandi don't be cruel longo ne wa Bobby Brown abandi bose barimo anga izindi style zabo zicyo abantu batabonye zino dance ako ni singizi se babyina uyu munsi bafata ibintu izindi cyose barabivanga ubu ngubu birimo urabeza amapiano z'uyu munsi amapiano se ngiye birimo byinshi biba birimo abana barabibyina birigenda bigaruka every 10 years okay n'ibingibi ubona babyina ibingibi ni tap dance bya kera tap dance ibingibi so ahubwo muri izi ngizi nibwo still no tugaruka muri style zo kwambara style y'ama film yarari of course nawe hungu ndabizi ko irimo kuzira ugahita yiruka wenda nk'indirimbo runaka wabonye muri icyo gihe yinje ni New Jack throwback no ahubwo irimo kwibuka wenda bande ba Bobby Brown wavuga Bobby Brown nagushobora kuvuga Bobby Brown usige Whitney Houston cause yabayeho madamu nagushobora kumuvuga wibagirwe wa Vanilla Ice cause nabo bafite dance zabo zari zihari Johnson ango harimo dance ya Vanilla Ice itwa Ice nyuma y'ingi reka turengiyo Ice wenda tugaruke gato abanga na dance bahisemo gukora iyo style ya barimo kubyina Ice yandimbo Ice Baby ya Vanilla Ice zimwe muri dance abantu n'ubungu bo keretse abantu bakuru bafite muri za 40s 30s nibo bashobora kuzimenya izingizi cyangwa se nk'izo ndirimbo nibwo bashobora kuzibona nk'izingizi bagahita bavuga ngo nabyo byabayeho so Johnson nova kuri iyo ngiye wenda tujye ku bantu kubera ko ango ni gusubira inyuma muri za 80 ho gatoya hari n'abantu bakundaga ibitabo runaka bagiye basoma bitewe no gihe cyari gihari hari abantu nkanje nakundaga ibitabo byitwa Sidney Sheldon cyangwa se James Hadley Chase ba Daniel Steele ibyo bitabo nabyo tufite footage yabyo hano ushobora kubibona bimwe mu bitabo bikakwibutsa icyo gihe hari amadanse ya MC Hammer ukuntu MC Hammer yaje kuba umuntu uri popular cyane bikarangira n'aba broke aranabyemera aravuga ngo bankrupt so izo stories zo kuba bankrupt wenda izo gizo nazo uraza kuzitugana ni aba reverend yaje kuba reverend ukuntu yaje kubivamo ukuntu umuntu aba umustar bikarangira n'undi asubiye inyuma na nungu barahari actually ko ufite nk'ishuri rya music urabizi ko ari abantu bazagera aho ngaho baba star cyane nyuma bagasubira inyuma bakabura bakangira ngo ni ibintu bishasha ariko ni ibintu byabayeho no kuva kera
so aho ngaho reka tujye kuri ya ndirimbo za zindi nigeze kuguhereza aho ngaho za bakora aho ngaho twigire kuri music ku ndirimbo noneho wenda ziraza kutwibutsa n'ubundi ibyo bihe muri za 80 za 80 aho ngaho kubera kuri 80 wasimbutseho gato za 70 no hari amadansi y'ibisazi utangiye kuri James Brown muri James Brown sinzana zishize James Brown n'icyagiye cya afro yeah ufatiye kuri ba Slide Family Stone ukafatira kuri BT Express ukafatira kuri even ba Earth Wind and Fire nabale wa turanze kare Commodores yes uziko cyo Lionel Richie yarashyira muri Commodores uziko umuntu yasimbiye Lionel Richie muri Commodores twamuzanye muri Kigali ya festival mu Rwanda yitwa Skylar Jet yarahari hano yaje rwose yarahari n'ubu actually Kigali yapshinze nani yagiye inshuti y'u Rwanda cyane yakagombye kubihari Kigali yakagombye kubihari ibyo Commodores ubwo nabanje 70s nayo yari ibisazi kuri dance na music Johnson reka turebe ko izo ngizo naguhaye turebe izihari kandi nazo zifite dance uburyo ari byose zifite n'ibindi bintu bitwibutso sivye na dance zonyine buriya na Cool and the Gang batangiye icyo gihe Cool and the Gang okay Brother Johnson icyo gihe Donna Summer nawe yazanyuma Donna Summer muri disco wowe wahageze usanga Donna Summer we twarangiye hari indirimbo yitwa Unconditional Love niyo it's one of my favorite Unconditional Love Donna Summer ba P-Funk George Clinton of course ahubwo n'amazina amwe mu bantu keretse abantu bakuru gusa niho bashobora kubyumva ibyo Johnson reka tugende kuri izo ndirimbo twaturimo kumva then wenda turagaruka kuri Popo nabarimo kutubwira gatoya kuri izo dance kuri iyo music n'amateka yazo how it shaped music y'icyo gihe and how it is shaping music y'ubu ngubu actually na lifestyle muri rusange and yes that is staying alive imwe mu ndirimbo za Bee Gees staying alive how deep is your love wose aho ngaho hari utuntu urimo kubonamo hariya Popo muri iriya ndirimbo usibye no kuyumva byonyine ngo staying alive ariko noneho ushobora kusubira inyuma wango ugasanga muri za 74 75 76 ba Bee Gees hari ukuntu bahanganaga na za Bonnie M ariko noneho style ihari cyane ni imyambarire yabo hairstyle zabo wamugane hakanamo kuvuga hari igihe umuntu atekereza ko arimo kuvumbura kandi binashaka kuvuga ko arimo kuvumbura ari ibintu n'ubundi byari bisanzwe bihari so sinzi niba hari ikintu ushobora kutubwira kuri Bonnie M kuri so icyo navuga kuri Bonnie M n'abangaba Bee Gees yari cyari igihe cya disco so disco yaje isimbura funk na soul music so muri icyo gihe rero abantu bakundaga funk bavuga ati avundera abangaba baje gutobanga muzika kuri bo funk na soul music kwa kuri bo disco yari ni nko gufata tuvuge igishimbo kiva mu gitaka ukakigereranya n'igishimbo cya mu makopo so disco ni mu makopo funk ni mu ishyamba so ko nago gifite iryo yuzuye nago gifite ibihagije byose ariko urumva noneho ufashe disco yakiragiye na muzika y'uyu munsi ahubwo disco yakiragiye niyo ifite imizi muzika y'uyu munsi so rero icyo gihe buri njyana yajyanaga n'imbyino yayo okay ari disco ari funk byaba bijyanye na bese package ari yuzuye icyo gihe muzika kandi rwose niba aje muri performance ugahita ubona agiye kuririmba agiye no kubyina afite byose aranacuranga wari ufite kwambara neza ni gake aho usanga uwo muhanzi atazi kubyina waba uzi kubyina uzi kwambara neza mbese ugiye kuri stage ugiye uri full package mbese ugiye gutwika nta kindi nta kundi ufite na bass nibura instrument imwe uzi gucuranga ari guitar not necessarily mu rugo iwawe yego urabishoboye ko ugiye kuba entertainer wa muntu uzi gususurutsa abantu uzi gushimisha abantu mbese babaya bose mubona n'abanyamwuga nivuga ko yatahaga asakuri yatahaga iwabo akaba wa muntu nyine tuzi usanzwe ariko agiye kuri imbere y'abantu yabaga ari mu kazi ona sinzi ukuntu dushobora kuvuga ngo dushobora kubifata gutyo hanyuma turebe ngo ni gute byashobokaga ko family usanga nko muri family imwe ariho hakomoka abantu bose bakiyemeza gukora ikintu kimwe urebye nka Bee Gees hafi bose bakomoka muri family imwe ariko nanone na nyuma yaho gato kuri ba Ace of Base
nabo hafi ya bose ni the same family nabara wowe nyine utangire kuri ba Jackson 5 ba Jackson 5 nabo ni gutyo dutekereza ko ari ibintu byabaye hanze gusa kuko dushobora kuvuga gutyo abantu kagira ngo ni Burayi gusa ariko na hano muri Afrika ni ibintu byagiye biba turebe urugero nka Makoma. Okay. Yeah, Makoma usibye umuntu umwe mu bantu batandatu umuntu umwe wenyine n'utakomokaga muri family ya Makoma. Ingero ni nyinshi cyane rwose fata no ku Nyundo sisters. Sisters. Yeah, actually uvuze ku Nyundo bitanibuka ko ari project ya ufite indirimbo imeze ni movie. Afite movie feature film. Yitwa Killer Music. Yeah, we're going to talk about it right after mu minota mike. So twaturi kuri Bee Gees Staying Alive ukuntu bo bari bameze. So wari ango still Bee Gees barahari, Bonnie M barahari, Donna Summer barahari. Ariko none ndimo kureba wa mugabo waje nawe akaza akora utuntu twe akrea ba Milvan ndabwa Frank Farian. Frank Farian si wazanye Bonnie M. Birashoboka. None wagize naho za ba Milvan. Ari umuntu wibereye aho ngaho still agakora ibintu ukagira ntabwo ari umuririmbyi na kimwe we n'umuntu uzagakreye ibintu akabishira hariya kandi bigakunda. Milli Vanilli what a sad story. Skuri muntu yarangiye nabi cyane. Wa Milli Vanilli uri umwe muri bashakwa yariyishe Milli Vanilli because of depression baramuvumbuye ko atari we yaririmbaga. Rumva ni muri 1988 aho ngaho ko ubwo babambuye Grammys hari igihe bari bagiye kuririmba none bo bashiramo CD ikomeza ku CD iragenda bo batangiye playback no igeze imbere CD irasimbuka ariko wa muntu bakomeza kuririmba akavuga no it's not you kandi nabwo ariko n'undi still bari bagifite uburyo bagerageza gukora marketing yabo because bo bari bafite abantu baririmba none bakagira n'abandi bantu bagaragara kuri stage iyo bagiye mu story noneho rimwe nari muri tour nari mu kazi mu gihugu cyitwa Austria kiri iruhande rwa Germany, Czechoslovakia na Switzerland hariya kwa iwabo na Schwarzenegger. Okay, I Schwarzenegger. Iyo turacuranga ahantu hitwa ndayibagiwe cyari muri winter I think Kitzbühel. So turacuranga mbona umwirabura muri mu bantu abazungu benshi ko ubonye umwirabura uhita wumva wishimye kubera ko bese wanyu mujye gusa. So turamusubiza tufashe break atwitwa Richard. Turaganira ko nawe ari umwanditsi ko ari we yandikaga izindi za Milli Vanilli. Kandi ari we yaziririmbaga. Ariko kubera ko yarafite isura itari nziza bazana uriya mu Faransa. Ntabwo ari isura nziza gusa urumva hari ukuntu showbiz iragatsindwa. Showbiz kandi ufashe iziya ukuntu batekereza wumva ko ari byo. Ariko se ni gute niba ufite ikintu cyagurisha I'm just being the devil's advocate. Sibyo. Ukasanga umuntu wakoze icyo kintu ntabwo yesura ntabwo yagurisha. Ariko hari abantu bya Milli Vanilli byakoraga ibyuma bisa neza tuvuge muri showbiz muri rwa ruri muri showbiz. Sako umugabo ari hariye amafaranga yari hariye. Nundi yarahembwaga cyane bitarabazo yarazaga harimo n'umufaransa wari urimo umukobwa w'umufaransa wo mu model witwa Katrina Quinol. We uge niwe wagaragaraga cyane mu maclip yabo ariko noneho bajya kuririmba we ntagara muri studio muri recording we ntawe uhari nta n'ikintu cyo kuririmba ariko bajya kuri stage akaba ari ugaragara ko indirimbo ari we waziko ko ari we baririmbye. Angaho ni Milli Vanilli yo muri group yongeye yakozwe ngo Frank Farian harimo na ba Bonnie M ngo bavugaga bayabo ariko bararirimbaga ba Bonnie M. Yes, Bonnie M bararirimbaga mu ndirimbo nyinshi abantu barabazi muri da mugabo nawe yitabye Imana ashizigiye gito uriya ba Bonnie M nawe yitabye Imana abenshi muri aho ngamo y'irwa asanga waragiye uhura nawe cyangwa ari ahantu uretse yo Richard na Milli Vanilli ntabwo twigeze duhura rwose ariko yo Richard we twarahuye just gutya fluke. Mbere gato ya mbere y'indirimbo Staying Alive ya Bee Gees hari indirimbo ya Salt and Pepper yitwa Let's Talk About Sex. Niyo indirimbo zaje mu gihe zari zikenewe ariko abantu bazifatira interpretation itari ya nyayo because bo baravuga ngo let's talk about sex ahubwo abantu bakumva ibindi bintu bitari sex nkuko bashatse kubivuga kugeza bibaye ngombwa ko basubiramo none bakahita bavuga ngo ni let's talk about AIDS.
kuko icyo gihe sida yari imeze nabi cyane. noneho bo kuyiririmba bavuga ngo all the radio stations, all the TV stations, you need to listen to this. kandi noneho icyo gihe barimo kuvuga ngo indirimbo actually ndatekereza hari abantu batajya babyemera ko hanze mu bindi bihugu byo hanze indirimbo zirimo ibishegu nago zikunze gukinwa ku mateleviziyo muri mainstream media zifite amasaha yazo. nicyo kintu kijya kintangaza cyane muri Afrika cyangwa hano mu Rwanda. indirimbo ziba zifite igihe cyazo. mbese indirimbo zaba umwana ashaka kureba ntabwo bayicishamwo mbere ya saa sita z'ijoro. nyuma ya saa sita z'ijoro it's okay abantu bakuru. ariko amateleviziyo yacu anytime ushobora kumva indirimbo irimo the N word, the F word, ubwo ugasanga n'abana bacu bari barabivuga batazi nicyo bivuga. True. So ni byiza ko maybe mu biganiro nk'ibi ngibi umuntu anabikomozaho akabivugaho. ni gute indirimbo zirimo ibishegu tukazireba muri televiziyo yacu saa sita z'amanywa aho umwana afite imyaka 3, 4, 5, 10 kugeza kuri 16. maybe ibyo ngibyo bazagenda biza uko ibiganiro bigenda bikomeza cyangwa se uko abantu bagenda babyumva cyangwa se ko bigira ingaruka cyangwa se ingaruka because uko bigenda bigaragara cyane uko abantu bagenda babyumva cyane at one point hari igihe bizagera abantu bahita bumva ko ibishego atari ibintu byiza. So let's talk about AIDS. Yinje n'indimbo baje yitwaga let's talk about sex, salt and pepper. bo bararebye bavuga ku bijyanye na sida. none abantu bifata nabi wibuke ko turimo kuvuga muri za 88 aho ngaho sida yimeze na mbere yaho gatoya hari abantu bakomeye bagiye nko muri Uganda hari nibuka hari umwe mu bahanzi warurimo Lutaya Phil Bongole Lutaya we ni umwe mu bantu babaye courageous afata umwanya aravuga ngo sida irahari kandi irakomeye tugomba gushaka ukuntu dushobora kuyirinda. baramuzi cyane abantu baramuzi mu ndirimbo nka Nkoye kwegomba ni Kigande bivuze ngo ndambiwe ukwifuza. ariko hari n'indi yitwa Born in Africa ni nayo abantu bazi cyane. actually hari n'abavuga ngo hari n'undi waje kwisubiramo witwa Dr. Alban wo muri Nigeria. no Phil Lutaya we yabaga muri Sweden actually. muri Sweden yego ndabyibuka. muri 88 aho ngo yabaga muri Sweden. no ariko still ari Ugandan. abantu bamukunda nkuko ugeze kubona indi ya Maddox na Magembe. nawe ni umugande bakundaga reggae. no muri Uganda icyo gihe bakundaga reggae usibye ko nyuma baje kugira influence ya madancehall bari bashabarangs abandi baraza bahita bafata Uganda rwose dancehall yarabatwaye. bahita bafata dancehall abari batwara reggae bayivamo gutyo. So aho ngo ni muri za 80. but again 80 yagiye ntabwo ari music gusa yagiye shaping 80. hari n'utundi tuntu twagiye tuba muri za 80 abantu bagiye bibaza wenda ubu ngubu ushobora kukabona ubu akarirwa abantu bibuka ko ibyo bintu byabayeho cyangwa se akarirwa babitekerezaho. but again kuri icyo gihe still nk'ubu mubaze muri za 80 hari indirimbo uzi neza muri 80 wakundaga. ariko wajya kureba mu makuru ugahita ubona no muri Iraq Saddam Hussein arimo kuvuga ngo agiye gukora intambara kandi zatwara igihe gitoya abe yatwaye Iran yari intambara hagati ya Iran na Iraq. iyo ni ya kera cyane. ni ya kera muri za 80 because ni intambara yafashe imyaka 8 actually kuva 1981 kugeza 1988. Johnson reka turebe kuri zo footage jo gatoya usibye ko atari n'intambara zonyine habayeho n'ibindi bintu byiza hari n'ibindi bintu byabayeho controversial muri iyo myaka muri za 80 kugeza kuri za 88. Johnson reka turebe gatoya ngo muri zo 80 kugeza muri 88 hari utuntu twagiye tubona nungu tukiri Bob Marley yaritabye Imana. Bob Marley yani 81 na rimwe. hano ni Ronald Reagan. Okay. Assassination hano bashaka kwica president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika that is ile secret service. hano bashaka kwica Ronald Reagan angari ni muri 80 actually. Assassination abantu bake maybe batashoko batabizi hano mu Rwanda nuko cyangwa barabizi ndeke kuba shira hasi. Ronald Reagan yari umukinnyi wa film. Utumutse ko nawe utarubizi. Ronald Reagan yari umukinnyi wa film rwose mbere ko ajya muri politiki. Well,
ko Ronald Reagan we ntabwo nari mbizi ahubwo umuntu nari nzi wabaye muri film akazivamo agahita ajya muri politics akongera none akayivamo sinzi ibintu arimo gukora ni Arnold Schwarzenegger. Uyo ni ejo bundi nabaye na governor wa California. No, Ronald Reagan rwose yari umukinnyi niko yamenyekanye. So Arnold bava muri creative arts bakajya muri politics na Zelensky nawe si umukomedian. So we go Ronald Reagan no umukomedian. Aracyari comedian. So ingo ni Ronald Reagan anga bari bashaka kumwica. Ari president wa leta zunze ubumwe za Amerika. Johnson katuje ku yindi. Saddam Hussein ano ni cyera anga muri 81. Ni intambara, it's a tragedy that changed this story. We Iran na Iraq ni intambara yabaye muri za 80 tekereza abantu bari muri icyo gihe cyo watangiye kuzana ba Bin Laden icyo gihe bumvikanaga na CIA cyane. Sasa urabona aho ngaho kungako niko mu tuntu twagiye dukora amateka abantu ngumubwiye kuri Saddam Hussein ashobora kumva gusa ibyejo bundi muri Iraq ariko hanga tayari barimo guploting ukuntu bagiye kurwana cyangwa se bagiye guhura na Ayatollah. Johnson ibyo ntambara reka tubiretse gato tujye ku kandi kantu kari nako kavuzwe utuntu abantu niba this is Michael Jordan kuno kunda basketball ndayikunda cyane basketball iyi ngiyi iki ni kimwe mu bintu yakoze kugeza na nungu bikiri iconic ni dunk uretse uzira iyo dunk kuno kunda basketball ari Jordan. This is Michael Jordan. Ntabwo ari niwe. This is 1987. Eko ndabona yiruka nkawe. Niwe. Yakiri yagurukaga. This is Michael Jordan. Niwe ko yambaye na 23. Nibi. Ni cyera nuko yari gifite umusatsi. That's Michael ni cyera na niwe gifite umusatsi. Dunk na nungu. Nabiraga rwose narabikurikiraga bibiba live. Ibi ngibi kuri television. You see. So inji hano kugira ngo uzamwibagirwe ni ibintu bigoye cyane. Nubwo Michael Jordan aracyafatwa nk'umwami muri basketball. Cyane muri yo that's ni muri cyo gihe still muri 1987 ahangaho. Ni nabwo byari bitunguranye cyane abantu babyumvise mu buryo butunguranye ngo turi muri sports gusa mu buryo butunguranye basanze Mike Tyson hari umujyamo witwa Buster Douglas. Johnson reka turebe Buster Douglas ho gato yangaho arimo guhondagura witwa Tyson. Buster Douglas akubita Tyson. Aho ni muri za mirongo. Ko wasimbutse abantu benshi we yahondaguye Tyson se. Oya nuko byo byari n'ukuri nibyo byuvuze nibyo kuko byari big change ko na umuntu akubita. There was a very big change. Hari benshi yagiye akubita. Ariko noneho hano byari ibintu bitunguranye. That is Michael Jackson. Mike Tyson uriya wundi ni Buster Douglas. Injizo ni stories zo muri 90. Hano harya bari muri Japan. Bari muri Japan. Ibyarambabaje cyane. Kuri round ya 10. Byarambabaje kabisa. Byarije kuyutisha round ya 5. Yabanza ragikubita hasi. Ntabwo byari byiteguye ko Tyson hari umuntu ushobora kumukubita ku isi muri icyo gihe. Ariko bivuze ko yaravuye hano yaravuye muri icyo gihe bari bamwangirije ko yafashe wa mukobwa Mike Tyson muri 90 se iki gihe iyi fight yaje nyuma ya incident yabaye Michael yaratangiye kuba umutwe atameze neza ariko mu mutwe atari Robin Williams wa mukobwa ni Robin Williams wa mugore we bashakanye n'imisi 3 gutyo engineer round ya nyuma noneho ngo Tyson mu bintu bitari byiteguye ku rwego rw'isi. Tyson hano baramukubise. That's 1990. Ni bimwe mu bintu byashepinze 1990 reba Tyson. Umuntu abantu bateganyaga bumvaga ko ari ibintu bitabaho byamubaye muri 1990. So 1990 still naho hari izindi ndirimbo zari muri aho ngaho rero ba Vanilla Ice nibwo batangiye kuza ba Shabarangs nibwo noneho batangiye kugaragara Shabarangs. Uwo ngo nawe nta kuntu wavuga ko agiye ngo si Holyfield yamukuyeho nawe
hano Tyson yarakubiswe cyane kandi ni ibintu abantu batatiga bumvaga bitaba ko we hari abantu benshi bajyaga no kwishura match mbere yuko match itangira mbere yuko bamara kugera mu byicaro match ikaba yarangiye so yageze kuri round ya 10 abantu bumva ko bitari bube birangiye aramukubita so reka tugende imbere gato hari Maradona ngo 1986 kino gitego abantu ntabwo bashobora kukiba 1986 ndatekereza ingine final ya World Cup twarayirebaga ingi live final ya World Cup ingi 1986 kwa kuboko kw'Imana kwa Imana abanza kukubwira ngo itunganye reka ngufotore ibintu nk'ibyo no kuboko ni final umuzamu ntabwo yabonye kandi mondi yarera icyanshimishije giye muri ibi byose nuko ari we yabyivugiye baramubajije kiriya gitego wagitsinze n'ukuboko ngo ariko n'ukuboko kw'Imana muri Afrika y'Epfo ari naho muri icyo gihe apartheid imeze nabi ariko muri 1990 ni nabwo Nelson Mandela yafunguwe 1994 yes twari mu ntambara hano se wowe afungurwa reka turebe iyo footage gato ya Nelson Mandela was it 94 I think so 1994 reka turebe iyo footage ko ntekereza ko hari ahantu yaragiye muri gereza maybe nabwo yarafunguwe burundu but it's 1990 kubatangira negotiation reka turebe ngiye 90 this is Nelson Mandela this it must be 1990 are you sure yes nakantu kagufi but that is him ningi hapa muri jail rwose turebe neza ndashobora kwa nibeshya ko niba nibuka neza yari 94 ana yaragifite yo mugore we se Winnie Mandela this is Winnie Mandela Nelson Mandela anga ni 1990 okay this 1990 shoko ndabyitiranya na ya ntambara muri Somalia anga ni 1990 ngo ni Nelson Mandela angaho hari indirimbo zagiye zinabaho nziza cyane nkaza hari nk'indirimbo ya Volindela izo nizanyo za Brenda Fassie ariko harimo za izindi wenda urazizi ba Chico hari nk'indirimbo yavuze ngo Papa Stop the War hari nk'indirimbo yavuze mo I Need Some Money n'izindi nk'izo ariko no Papa Stop the War niwe yanshimishije ko we yaravugaga ngo if something is not worth living for then it's not even worth dying for arakubwira ngo an eye for an eye could only make the world blind ni muri iyo ndirimbo still so reka tusubire nanone muri za 70 handi kwa Soul Sisters turebe dance zaho naho ana amateka naho kugira ngo tuyavuge tuyarangize amateka rwose ikishimisha muri ibi byose no kubona imyaka irenga 500 bene wacu barafashwe nk'abacakara bakabatwara muri Amerika ariko ubunyafrika ntago bwibwiza bavamo but the problem is ngo turashaka twebwe nabwo kwigira nk'abanyamerika nibo baduhaye amahirwe yo kumva muzika y'ubu ngubu rwose hari ibintu byinshi tujya tutamenya kandi bikomojeho gato nka rock and roll werekanya Elvis Presley kunibake tuzi ko rock and roll ari muzika yabirabura country music yingi wumva ngo ni country music ngo ba Don Williams baya bose reka na Kenny Rogers ni muzika nanone yabirabura still yabirabura reggae byo ni ibintu bisanzwe bizwi hip hop nayo birabura byose na rock yingi wumva ni rock byose so none abongereza bo bazwi kuki bazwi kwigana muzika yabirabura baranabyemerera bonyine no kwivanamo kwibyazamo umusaruro so muri make bo nacyo bo bashoboye bitari mwiza bafata ni nkuko igiti gikura gifite imizi kagira amashami so aya mashami rero n'abantu bose bo kwisi bafata imiziki y'abirabura so abirabura bwo ni imizi nibo barahanga bagahimba ibintu abandi bagakurikiza basically yuvuza ko ngako hari umuntu wigeze kubimbwira nagerageje kubishakisha but finally at least wenda urahari we ushobora kubitubwira ari umuntu wambwiye ko mu Rwanda ariho hantu ashobora kuba hari ibicurangisho gakondo byiza kurusha ahandi hafi ya hose ku isi is it true nje nago nabihamya nubwo biri not proven no kuri kisi hano tugira ibintu
birusha byahandi dufite ubunyarwanda niwe turusha abantu bose bo ku isi nk'ibikoresho ibicurangisho buri society buri gihugu bya gakondo kandi byiza iwabo ntabwo navuga ngo ikembe ngo inanga ngo nibyo byiza kurusha bitakora ni nko kuvuga ngo amatwi yawe yarusha amatwi y'umurusiya cyangwa umurusiya aruta amatwi ya hano hoya ntabwo ari ibintu ntabwo biri ngombwa no kubigereranya it's not necessary bikoresho gakondo bihese twebwe hano ibyo byose ibyo ikembe ni ibyacu nyine ni ibyacu ahubwo ntitubikunde twebwe tubihe uyu mumaro kurusha ibindi by'ahandi kuvuga ngo biruta by'ahandi nta mpamvu yo kubivuga so bivuze ko tufashe umwanya tukavuga ngo tugiye gukoresha ibyacu still dushobora no gukora music nziza nk'uko n'ahandi bafite music yabo twita ko ari nziza cyane rwose bitarabaho ni nabyo twagomye kuba dukoraho ngaho turi kumwe uvuze gutyo mpita nibuka ko dukunda abantu bo muri Senegal ubwo ba Youssou N'Dour ba Ismaël Lô n'abandi hari igihe bizakunda ko tuzajya tubavugisha mo hano muri kino kiganiro no muri the classic memories hano nka abo ngabo bakomeye nka gutyo sibenda abandi bagiye nk'aba muri kante uramuzi unavuze muri kante arantu ushobora kuryumva ukagira ngo irasoundinga nk'izina ryawe muri kante Johnson turebera ngo muri African urasangamo muri kante indirimbo yitwa yeke ni nayo indirimbo ya mbere buriya yaje gutanga inzira kuri injyana yaje kwitwa world music yo nanjye naje kwisangamo so yeke niyo ndirimbo ya mbere yafungura izindi nzira zo muri Afrika world music so muri kante yavuye no muri Mali ya Guinea ajya mu Bufaransa hakurikiraho noneho ba turekunda hari n'indi groupe yitwaga Halam nayo yakoraga world music buri icyo gihe nino natwe mu Banyarwanda imitari yatangiye icyo gihe kandi imitari ndavuga Cecile Kayirebwa indirimbo za meza ba Muyango zasohotse kiyagiye nazo ari Muyango ari bose Cecile Kayirebwa hakazamo sawa ngaho gusa ni benshi ubwo babaga barimo nyanyamibwa nawe yaje nyuma yaho ngaho ariko ubwo ndavuga imitari irimo uyu nguyu tureba hano Albert Rutatsimburwa abamutsari naho tuzagirwa no muri the classic ibigiza by'u Rwanda icyo gihe Jeanne Karegirwa nabo batangiye icyo gihe bitewe na time ukuntu urimo kwihuta reka turebe gato kuri iyo film yawe film yanyu mbese mwa downloadize nani Soul Sisters apana ndavuga trailer yayo naho gato nayikohereza ko iri kuri YouTube Johnson nuko time is already against us after like 5 minutes left irahagije wenda wayitubwira ni filme ivuga kuri muzika abakobwa bane bayikinamwo harimo babiri bashaka kuba aba star mu Rwanda hano ko bahura bakwitwa n'inkuba muri industry habaye competition baratsinda ko batsinze bashatse urumva umwe muri bo agwa mu bigeragezo tanga kunywa inzoga aranakubagana biza kuviramo ko nyiriyo record label yagiye kuryamana nawe n'umwe muri abo bakobwa b'abavandimwe umugore we yarabafata bararasana barasanye it sounds like a true story because byinshi bibera hano muri abantu muri music yano byinshi ndabibona abantu bandika kenshi tukandika ibintu bifite none tukabidistortioning ukuntu so ni filme ifite ni bice bitatu yitwa Killer Music kuri urimo kureba the classic memories kuri no saa bibaye byiza wanyarukira kuri YouTube hariyo trailer cyangwa yose irahari ni trailer nako trailer irahari rwose ajye kuri Sakara Production hanyuma araza kubona so bivuze ko harimo reality nyinshi cyane kujyanye na music cyane rwose kandi kuva ku bintu bya kera kugeza ibihari ubu ngubu cyane ni filime kandi ikozwe mu buryo bwiza cyane mu muzika nyinshi cyane kandi nakoranye n'abana bo ku Nyundo muzika actually now is Nyundo bimeze gute meze neza turahari turacyakomeza
Still doing music. Just serving. Okay. So Popo, reka ngushimire cyane for your very precious time umwanya waduhaye. Ndatekereza ko nundi tuganiriye utuntu dukeya bibaye byiza twazakora indi edition indi part ifite nono utuntu twinshi wenda tukicara twanza tukabiganiraho ko zungu naguhamagaye. Nari mbizi ko ufite ibintu byinshi ariko none birananiye kubikuramo byose kubera time is against us. Time yihuse cyane ku buryo narenganya time nago nakurenganya once again. Actually, nsanze ufite akabazo wish you a quick recovery. Thank you very much. Yeah. And again, thanks a lot for being part of the Classic Memories. Kangushimire cyane umwanya wawe and thanks a lot. Maybe next any other Sunday nta kibazo pe umwanya waboneka wenda twashaka guhamagara no ndi nago byakunze bakarya nini tuzabavugisha kajya nini arino nawe kajya nini warari nabandi bastari ku rwego rw'isi rebe nimba alfasha ko yasubije Alpha Blonde ariko nibwo yasubiye wahitumuha gahunda namuha gahunda ya next week ntabwo yarasubiza it's okay wenda turavugana nyuma muri gahunda ya next week bakarya nibo barahari ba Teddy Riley we tushobora kubashaka n'abandi bantu bakomeye ku rwego rw'isi bagenda nka Teddy Riley we nanugoro kuvuga ngo n'umuntu abaye muri music ni umuntu we wayitangiye izo group izo ngizo za Backstreet we actually no yaje no mu Rwanda amahirwe nagize nuko icyo gihe twaranabonanye twahuriye ni nawe watumye duhura actually kandi ndacyabigushimira kuri ibyo ngibyo n'abandi tuzagenda duhura nawe ahanini Mighty Popo n'uzaba bigizemo uruhare ariko uzabona hano kuri TV1 so Johnson thanks a lot ariko dusigiyemo yeke wabugize neza cyangwa ndi ya Soul Sisters okay duheke bya byiza kurushaho hanyuma no tugushimira cyane we nawe twabanye ku buhanga bw'ibyuma nawe twabanye kuri TV the Classic Memories nakagaruka kuri Mighty Popo hano we ni bisanzwe cyane tuzongera tumubone abahari natubonera umwanya kandi asante sana Mighty we will still need you so many more times as we talk about this get back to nostalgic things. Thanks a lot once again. Thank you brother. Welcome. Turikum. Asante.